turebe ingaruka mbi za ultrasound. Ni kuri Gilberto Mediator, ikaze. Your life, your experience. Ubuzima bwawe niba ukubera amateka meza yawe y'ejo hazaza. Gilberto Mediator is your choice. Ultrasound ntabwo ushobora kubona neza ibice biri inyuma y'amagufwa. Iyi mashini ishobora kudasuzuma neza udusi duto cyane cyangwa ibindi bintu bito. Hari indwara zimwe na zimwe zitagaragara neza ku ishusho ya ultrasound nk'ibibyimba. Bisaba ubuhanga buhanitse kugira ngo amashusho ya ultrasound abe asobanutse. Ngo biravuga muganga ubifitiye ubushobozi na experience. Bisaba ko uyikoresha abafitemo ubumenyi bwiza kandi buhambaye. Mu bantu bafite ibiro byinshi cyangwa babyibushye cyane, amashusho ya ultrasound ashobora kuba adasobanutse neza. Kubura amashusho yuzuye, amashusho y'uburyo bwose dimensions, ashobora gutwara igihe cyo guhindura icyerekezo cya ultrasound probe no kubishyira ku mashusho aboneye. Kutabona bimwe mu bice by'indani nk'umubiri nk'ibyibumbiye mu rwungano rw'imiyoborantanga bishobora kutagaragara neza. Ultrasound kandi ukabivuzeho kuba muganga adafite ubushobozi bwo gusoma amashusho bishobora kuba inzitizi kuko biba bisaba ubuhanga buhambaye. Reka turebe ingero zitandukanye cyangwa se ahantu ultrasound ishobora kuba yakwifashishwa. Hari gukurikirana iterambere ry'umwana uri mu nda. Ultrasound ikoreshwa mu kureba uko umwana akura mu nda, mu gusuzuma indwara z'umutima. Echocardiography ikoreshwa mu kureba neza uko umutima utera. Mu kuvura impyiko, ultrasound ikoreshwa mu gusuzuma uko impyiko zikora. Mu kuvura indwara z'ubugabo, gukoresha ultrasound mu gusuzuma indwara zo mu myanya ndangagitsina y'abagabo. Mu gusuzuma inkari, ultrasound ikoreshwa mu gusuzuma uko inkari zifatika no kureba niba hari uburwayi buri uzirimo. Kandi mu gusuzuma umwijima, ultrasound irakoreshwa cyane. Hari kandi mu gupima indwara z'amara, ultrasound ikoreshwa mu gusuzuma uko amara cyangwa n'ubundi burwayi bujyanye n'amara bumeze. Ikoreshwa kandi mu kubaga. Ultrasound ikoreshwa mu buryo bwo kuyobora abaganga mu gihe bakora kubaga, aribyo twita minimal surgery. Mu gupima uburwayi bw'amaso, ultrasound irakoreshwa cyane mu kureba niba hari ikibazo cy'uburwayi mu ijisho. Ikindi hari mu gusuzuma ingingo. Ultrasound ikoreshwa mu gusuzuma uko ingingo zifatika cyangwa kureba niba hari ikibazo cy'imvune cyangwa ibindi. Dusoza rero twabonye ko ultrasound imaging isaba kuba wifitiye imashini ya ultrasound na transducer cyangwa se ultrasound probe na muganga ubifitiye uburambe kandi n'ubuhanga ashoboye kuyikoresha neza. Ikindi twamenya ni uko ultrasound imaging ni uburyo budateza ingaruka, itandukanye n'ubundi buryo bukoreshwa mu kureba imbere mu mubiri, harimo nk'uburyo bwa x-rays, kubera ko ahangaha ntabwo igira imirasire yangiza umubiri, cyangwa se gamma rays, cyangwa se n'imirasire yose ituruka ku rumuri. Mwari kumwe na Gilberto Mediator, ikaze nakagaruka.